akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Rero tugiye gusenga maze dukurikireho n'icyigisho gikurikiyeho. Dusenge. Turagushimiye cyane data w'imbabazi uri mu ijuru, tugushimiye cyane ko watumenye kandi ukatwemera ko tufa abakozi bafatanya nawe muri uyu murimo, izina rya rihimbazwe. Data wera tugushimiye cyane uyu munsi wa none uwo wateguriye abana bawe kugira ngo wongere kuduhuguza ijambo ryawe, uburyo uyu murimo waduhamagariye dukwiriye kuwukora kugira ngo tubonoze tuwutungaze maze ibyo dukora byemerwe mu maso yawe. Tugushimiye impuguro maze kuduha, uhabwa icyubahiro. Tugiye gukomeza kwakira ibindi waduteguriye uyu munsi, turagusabye ngo urinde buri wese kurambirwa, tubigusaba mu izina rya Yesu, amen. Reka twongere dushime Imana kubw'uyu mwanya Imana yaduteguriye. Imana yakoze, izina ryayo rihimbazwe. Igihe tugiye gufatanya nk'uko umuyobozi wa gahunda amaze kubivuga, ni mwene so Kayogera Robert, tukaba tugiye kwigira hamwe ikindi cyigisho cya kabiri cyo muri aya mahugurwa yateguriwe abakozi muri uyu murimo. Icyigisho tugiye kwigira hamwe, tugiye kwiga kwera gukenewe mu bakozi b'Imana. Nk'uko tubisoma mu ijambo ry'Imana, twese abahamagariwe gukora uyu murimo dukwiriye kuwukora mu kwera kugira ngo ubone ushyirwe ikimenyetso cy'uko Imana wemera. Wenda tutarakomeza n'icyigisho cyacu, reka twongere twibukanye yuko muri aya mahugurwa duhuriye hamwe, hari abakuru b'amatorero, hari abadiyakoni, hari intumwa n'ababwiriza butumwa bwiza. Bikwiriye abayobozi b'amatorero nk'abungeri b'umukumbi uburyo bakwiriye kuragira. Turashima Imana ko bitanzwe mu buryo bwuzuye mu cyigisho gitambutse. Ibi rero tugiye kwigira hamwe ni bitureba twese nk'abakozi, hatitawe ku ishami buri wese akoreramo. Inama z'uburyo umukumbi ukwiriye kuragirwa Imana imaze kuziduha binyuze mu mwigisha wabanje. Ibyo nabyo turabishimira Imana. None rero kuko turi hano turi abakozi b'Imana ariko bakorera mu mashami atandukanye, hari abakuru b'amatorero, hari intumwa, hari ababwiriza butumwa bwiza, hari n'abadiyakoni. Tugiye kurebera hamwe icyigisho kiduhuriza hamwe muri rusange, kuko nubwo amashami dukorera atandukanye n'inshingano dukora zikaba hari aho zitandukaniye, ariko ibyo dusabwa kugira ngo umurimo wacu wemerwe mu maso y'yadutumye byo birasa. Ariyo mpamvu tugiye kwigira hamwe amagambo atubwira ngo kwera gukenewe mu bakozi b'Imana. Ibyo nitumara kubibona turaza kurebera hamwe n'ingingo zitandukanye dusabwa kuberaho abandi icyitegererezo. Icyigisho cyacu turagishingira ku magambo ari mu gitabo cy'Ibihamya, umuzingo wa mbere, urupapuro rwa 442 ku isubi ya 2. Ubwo bafite iki Kinyarwanda nabonye amapaje y'ibi bitabo yenda yegeranye cyane, murarebera mu cyigisho cyitwa abagabura batejejwe. Ni muri icyo cyigisho. Noneho ndasomamo aya magambo kuri iyo paje, haranditse ngo
hari abakozi bake muri twe. Kubw'iyo mpamvu umuntu kubw'iyo mpamvu oya reka nsome uko amagambo ari nyasobanure neza. There are but a few preachers among us, and because the cause of God seem to need help so much, some have been led to think that almost anyone claiming to be a minister would be accepted. Biravuze ngo hari abakozi bake muri twebwe, kandi ibyo ni impamo uhereye ku itoro buri wese abarizwamo. Kandi bitewe n'uko umurimo w'Imana ukeneye abakozi benshi, byatumye abantu b'Imana batekereza ko uwo ari we wese uzavuga ko ari umukozi w'Imana akwiriye kwemerwa atyo. Niyo mpamvu tugiye kwiga kwera gukenewe mu bakozi b'Imana. Iki gihamya kiravuga ngo umurimo dufite abakozi bake mu murimo muri rusange, kandi kuko muri buri shami haba mu badiyakoni ni bake ugereranije n'abakenewe, haba mu babwiriza butumwa ni bake ugereranije n'abakenewe, haba mu bayobozi b'amatorero ni bake ugereranije n'abakenewe, haba mu ntumwa zamamaza ubutumwa bwiza ni nkeya ugereranije n'izikenewe. Iyo miterere yatumye abantu bagira imyumvire ko uzahaguruka wese akavuga ati ndashaka gukorera Imana azajya yemerwa atyo. Nicyo ibi bitabo bitwamagana. Nubwo abakozi ari bake kandi umurimo ukaba ukeneye abakozi benshi, ariko ngo ntabwo ari buri wese uzahaguruka avuga ko ashaka gukorera Imana ngo yemerwa atyo. Noneho rero reka twongere dusome noneho mu gitabo cya Yesaya ibice 52 umurongo wa 10 harimo iri tegeko rihabwa umuntu wese uhagurukiye gukorera Imana. Yesaya igice cya 52 umurongo wa 11. Aya ni amagambo amenyerewe atagomba kwirengagizwa, haba mu guha inshingano umuntu uwo ari we wese, haba ku muntu ku giti cye igihe yinjiye mu nshingano zera. Haranditse ngo yemwe bahetse ibintu by'Uwiteka murage mwiyeza. Uyu murongo nagusomye mwuhereye hagati kugira ngo ibyo nshaka biba ari byo byumvikana. Ni umurongo urimo imigabane myinshi, ariko nsomyemo umugabane nifuza muri uwo murongo. Haranditse ngo yemwe bahetse ibintu by'Uwiteka murage mwiyeza. Ibi bitwigisha ko nk'abantu bahamagariwe gukorera Imana mu mashami atandukanye dukoreramo, dukwiriye kugira imibereho iboneye, ari nayo ntego, ari nacyo kintu cya mbere dutuhereyeho. Ikintu cya mbere gikenewe mu bakozi b'Imana, hatitawe ku ishami runaka waba ukoreramo, waba ukora nk'intumwa, waba ukora nk'umukuru w'itorero, waba ukora nk'umudiyakoni, waba ukora nk'umubwiriza butumwa bwiza, ikintu cya mbere Imana iduhamagarira ni ukugira imibereho iboneye, kugira imibereho idasitaza abandi, kugira imibereho idateye ipfunwe abo musengana, uko kubonera kw'imico, kubonera kw'imibereho nicyo cya mbere, ni nacyo kivugwa muri uyu murongo ngo yemwe bahetse ibintu by'Uwiteka murage mwiyeza. Mu rwa kabiri rwa Timoteyo naho turasoma ibice 2 umurongo wa 19. Hari amagambo y'impwituzi nayo atubwira ibisa n'ibyo. Urwa kabiri rwa Timoteyo 2:19. Aya magambo nayo reka tuyasome kugira ngo adufashe kuri iyi ntambwe yibanze y'ibikenewe mu mukozi w'Imana. Intambwe yibanze y'ibikenewe mu mukozi w'Imana ni ukugira imibereho iboneye. Kugira imibereho iboneye. Haranditse ngo turasoma 2 igice cya Timoteyo. Yes.
umurongo wa 10 n'umurongo n'umurongo wa 15 ntabwo ari wa 19. Haranditse ngo ujye ugira umwete wo kwishyira Imana nk'ushimwa, umukozi udakwiriye kugira ipfunwe, ukwiriranya neza ijambo ry'ukuri. Hano reka tuzirikana kakavuze ngo umukozi udakwiriye kugira ipfunwe, kuba umuntu w'Imana abantu badatinya kuvuga ngo runaka ni utuyobora, kuba umuntu w'Imana abantu badatinya kuvuga ngo ibi niwe wabinyigishije, kuko imibereho yawe ntawe iteye ipfunwe uhereye kuri wowe ubwawe kugeza kubigishwa. Dukwiriye guharanira tukabisengera kandi tugashebekera kubigeraho, kuba umukozi utagira ipfunwe. Noneho umurongo wa 19, iyo bavuze kuba umukozi utagira ipfunwe ni ukuba nta byaha watinya gucyaha kubwo gutinya ko hari uwabigucyurira. Umukozi udakwiriye kugira ipfunwe, kuba nta hame utinya kwigisha kubwo gutinya ko abakuzi bagucyurira intege nke ufite kuri iryo hame. Dukwiriye kuba abakozi badafite ipfunwe. Ihame ryose twizera ukaba uryigishanya ubutwari, nta cyoba, nta nkeke, nta mitima yo kuvuga ko abakuzi bashobora kugucyurira cyangwa kukugayira intege nke bakuziho kuri iryo hame. Icyo nicyo bivuze ngo tuba abakozi badakwiriye kugira ipfunwe. Umurongo wa 19 w'icyo gice naho urimo amagambo agira ati umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Iyo bavuze ngo uvuga, ubwo n'uwigisha, dukwiriye kuba abantu tudafite ibyo tugawa. Ibi ngibi buri muntu wese watorewe inshingano mu itorero cyangwa washinzwe umurimo runaka mu itorero, uhagaze nk'umuntu uyobora abandi mu ishami runaka wabo bayoboramo, umuntu akwiriye kubiharanira, kuko iyo ibi bitabaye ntabwo ibyo dukora byakwemerwa n'Imana. Reka dusome mu gitabo n'ubundi cy'ibihamya umuzingo wa mbere, urupapuro rwa 261. Iyo dukoreye Imana ariko tudafite imibereho iboneye, bijya biba ikibazo kuri ku muntu ku giti cye ndetse no kuri bagenzi be bakorana. Mwibuke ko Abisirayeli batabaranaga na Sawuli bagatsindwa, atari uko ingabo z'Isirayeli ziriho urubanza, ahubwo urubanza ruri kuri Sawuli. Yonatani abitahuye agiye wenyine atsinda aho ishyanga ryose ryananiwe, bitewe n'uko umuntu yavuga akoresheje imvugo za gipagani z'abantu, yavuga ngo umuteramwaku ntabwo yari yajyanye nawe. Ubwo bateraga umwaka maze kumureka, yaragiye ararwana urugamba ararutsinda. Ibi bishatse kuvuga iki? Iyo dukoreye Imana, mushobora gukorera Imana muri abantu 5 cyangwa mukayobora itoro muri abantu 5, ariko haba harimo umunyamico mibi umwe akabuza itoro ryose gutera imbere. Noneho ibyo biranditswe bihamye umuzingo wa mbere 261, ahagana 262. Ni mu cyigisho kivuga ngo akaga gakomeye karegereje. Ubwo abafite iki Kinyarwanda mushakiraho, haranditse ngo hari ishyano rikomeye, there is a fearful wars for those who preach the truth but are not sanctified by it, and also for those who consent
to receive and maintain unsanctified, to minister to them in the word and doctrine. Ishyano rikomeye rizagwirira umuntu wese ukorera Imana ariko atejejwe n'ukuri yizeye. Ariko iryo shyano ntirizagarukira kuri uwo, ahubwo rizagera no kubemera gukorana nawe cyangwa no kubemera kumukoresha. Ibi iyo tubivuga tuba tugira ngo umuntu wese nibura utigirira impuhwe zigirira abandi. Iyo umuntu afite imico mibi akaba adafite kubonera kw'imico, umugisha w'Imana awubuza ekipe yose akorana nayo. Iki kintu kirababaje, niyo mpamvu dukwiriye kugisengera. Niba ari ekipe y'abadiyakoni ukaba uri umudiyakoni, ntabwo umugisha w'Imana wunyaga uwo gusa, ahubwo iwumunyagana n'abakorana nawe. Niba ari umugabura, niba ari umukuru w'itorero, niyo mpamvu dukwiriye gusengera kugira ngo tugire kubonera kw'imico nk'abakozi b'Imana. Noneho kugira ngo iyo ngingo nyiveho, ndasoma amagambo ari mu gitabo cyitwa Umurimo w'Ubwungeri ku rupapuro rwa 60 igitabo cyitwa Umurimo w'Ubwungeri ku rupapuro rwaho rwa 60. Umurimo w'Ubwungeri cyitwa Pastoral Ministry, cyo cyerekana ko umuntu wose watoranije gukorera Imana, Imana iba yaramwambitse icyubahiro gikomeye n'amahirwe y'agatangaza. Rero iyo atagize kwera guhwanye n'umwanya ahagazemo, iyo atagize kwera guhwanye n'umwanya ahagazemo, abahemukiye Imana cyane kuruta wa wundi utaragize amahirwe yo gutoranywa nkawe. Haranditse ngo, when ministers thus take advantage of the confidence the people place in them and lead souls to ruin, they make themselves as much more guilty than the common sinner, as their profession is higher. Iyo umuntu wese w'umukozi w'Imana anyuriye mu cyizere, aba agambaniye icyizere abantu bamugiriye, maze agakora icyaha kirimbura imitima, imbere y'Imana aba afite urubanza rukomeye cyane kuruta urw'umunyabyaha udasenga. Mbega uburemere bw'urubanza rwe buba busumba uburemere bw'umunyabyaha usanzwe, nk'uko umwanya arimo usumba uw'uwo munyabyaha. Mwabyumvise? Ubwo umuntu ukorera Imana iyo agambaniye icyizere abantu bamugiriye, agakora icyaha kirimbura imitima, aba yishyizeho urubanza rukomeye kuruta urw'umunyabyaha usanzwe. Uburemere bw'urubanza rwe buba busumba uburemere bw'urubanza rw'umunyabyaha usanzwe, nk'uko umwanya arimo usumba wa wundi. Ibi rero bikwiriye kudutera gutinya Imana cyane no gushaka guharanira kwera, kuko kubonera kw'imico ni ikintu cy'ingenzi kandi twese dusabwa kugira. Umuntu wese azi intege nke ze, umuntu wese azaho agira intege nke. Nimureke nk'abantu Imana yahamagaye ikaduhaye amahirwe yo kuba abakozi bayo bahagaze mu mwanya wayo, natwe dushake kwera kungana n'uko Imana yifuza kuduha. Noneho hepfo hakomeza havuga ngo, ku munsi w'Imana the great ledger of heaven is opened. When the great ledger of heaven is opened, it will be found to contain the names of many ministers who have made pretensions to purity of heart and life and profess to be entrusted with the gospel of Christ, but who have taken advantage of their position to allure soul to transgress the law of God. Ku munsi w'Imana
ubwo igitabo cyo mu ijuru kizaba kibumbuwe bizagaragara ko kirimo amazina y'abantu bakomeye bari abakozi b'Imana, tukabamenya nk'abafite imitima iboneye, ariko bakaba baragambaniye icyo cyizere bagiriwe, maze bagakora ibyaha bakanabigushamo abandi. Ibyo kuko byahanuwe, tugomba kumenya izo mburo, ni iyo miburo, kugira ngo tumenye ngo kuba umukozi w'Imana ntabwo ahanini bipimirwa mu nshingano umuntu akora, nubwo yaba azikora neza, nk'uko bipimirwa mu kubonera kw'imibereho. Iyo ntambwe rero tugiye kuyivaho, nk'uko bipimirwa ku kubonera kw'imibereho. Ubwo iyo ntambwe turagira ngo duse n'abayivaho, tujye ku yindi ntambwe ya kabiri. Kuri iyi ntambwe ya kabiri tugiye kurebera hamwe, kuri iyi ntambwe ya kabiri, ubwo icya mbere gikenewe mu bakozi b'Imana ni imibereho iboneye. Noneho icya kabiri gikenewe mu bakozi b'Imana, kuko turimo kwiga ibikenewe mu mico mu mibereho y'abagaragu b'Imana, icya kabiri gikenewe ni ukuba umunyakuri n'umwiringirwa. Kuba umunyakuri n'umwiringirwa, ibi ngibi birakenewe cyane. Muri iki gitabo cyitwa Umurimo w'Ubwungeri ku rupapuro rwa 39, ndasomamo amagambo make maze nyuma dukomeze. Kuba umunyakuri n'umwiringirwa, haba mu buzima busanzwe ndetse haba no mu buzima burebana n'umurimo. Aha haranditse ngo ministers need a steady experience. Ni igice iki ngiki rero ntabwo kigira, ni mu cyigisho cya gatatu, page ya 39 ku isubi ibanza. The minister of Jesus Christ must teach both in the church and to individuals the fact that a profession of faith, even by Seventh-day Adventists, unless it proceeds from heartfelt piety, is powerless for good. Ni ku kagingo kitwa dependability, kuba umwiringirwa. Ngo abakozi b'Imana bagomba kwigisha abagize itorero ndetse na buri mukristo ku giti cye ko kwizera nubwo kwaba kuzima, nubwo waba wizera kwizera kw'Abadiventiste mu munsi wa karindwi, ntacyo kwamara iyo kutajyanye n'imibereho iboneye n'ubwiringirwa bushingiye ku mutima, ubwiringirwa buvuye ku mutima. And especially from the minister in clear the religious light is to shine forth from the church, and especially from the minister in clear steady rays. It is not to flame up on special occasions and then grow dim and flicker as if about to go out. Umucyo w'ubutumwa bwiza ukwiriye kumurikira mu bagize itorero, ariko cyane cyane ku bafite inshingano zo kuba abayobozi, ukamurika mu buryo bweruye, atari ukunyenyeza nk'aho ugiye kuzima. Ngo hari igihe umucyo wacu umurika ariko bimeze nko kunyenyeza nk'aho ugiye kugenza ute. Dependability is the way of letting our light shine. Kuba umwiringirwa niyo nzira yo kugira ngo umucyo wacu ugenze ute, umurike. Kumurikisha umucyo wacu binyuze mu mibereho yiringirwa ni ikintu cy'ingenzi, ni ikintu cy'ingenzi. Ndagira ngo nsome, murabizi mwasomye igitekerezo cya Yuda Iskariyota. Yuda Iskariyota nk'uko ibyanditswe bimuvuga, ntabwo yari umuntu mubi cyane w'umugome, ahubwo we intege nke ze zari hamwe ku kubura kwiringirwa.
niyo mpamvu rero bana b'Imana ubwiringirwa bukenewe muri buri shami ry'umurimo dukoreramo. Ubwiringirwa burakenewe kuri buri shami dukoreramo uyu murimo, ariko no mu buzima busanzwe, iyo muri karitsiye, iyo dutuye, mu mirimo yacu ya buri munsi, no mu nshingano z'itorero dukora, ubwiringirwa bukwiriye kuba ikimenyetso kiranga umuntu wese ufite inshingano z'ubuyobozi mu itorero, mu ishami ryose yabakoreramo. Ndasoma byanditswe kuri Yuda yuko intege nke ze zose zari zishingiye ku kuki? Ku kubura kwiringirwa. Hari aho nasomye, ni mu wifuzwe byose ipaji ya 717 ku isubi ya 2, ho haranditse ngo niyo yabaga yakoze umurimo w'Imana, ngo yajyaga yicara akavuga ati ibi nkoze iyo mba mbikoreye hanze baba bampembiye angahe, ngo kuko ari we wari umubitsi w'impiya akayihemba. Ubwiringirwa ni ikintu cy'ingenzi, si mu murimo w'Imana gusa, ahubwo no mu buzima bwo hanze. Byatumye Dawidi asabira isengesho nifuza ko dusoma mu gitabo cya Zaburi ya 67, Zaburi ya 69 umurongo wa 7, harimo aya magambo: umuntu wese w'Imana, cyane twebwe ab'Imana yahamagariye kuyikorera. Aya magambo dukwiriye kuyatekerezaho no gusenga bene iri sengesho. Zaburi ya 69 ku murongo wa 7, abafite za Bibiliya za kera n'umurongo wa 6, haranditse ngo: Mwami Uwiteka Nyiringabo, abagutegereza be kumwazwa n'ibyanjye. Mana y'Abisirayeli, abagushaka be guterwa igisuzuguriro n'ibyanjye. Hari uko umuntu ajya abaho bigakoza isoni abakorana nawe, bigakoza isoni abafatanya nawe, bigakoza isoni abo bakorana, ku buryo wumva bitakoroheye kwatura neza ngo muririmbana na runaka, ukorana na runaka, uyoborana na runaka, nawe ukumva hari n'igihe watondaguraho abo mukorana ukaba umwirengagije nkaho wamwibagiwe kandi ubwenge bukimwibuka. Umuntu wese w'Imana akwiriye gushaka kwera, gutuma ntawe uterwa ipfunwe nawe, gutuma izina ryawe ritagira uwo risitaza. Iyo dukoreye Imana dutyo, umugisha w'Imana uba kuri twe, umugisha w'Imana ukaba ku byo dukora, umurimo wacu ukagira intsinzi. Ngo icyo uko n'ukwera gukenewe mu bagaragu b'Imana. Nigeze nsoma amagambo muri iki gitabo cy'ibihamya umuzingo wa 2, bigeze kuri ubu bwiringirwa wenda dushobora kwigira mu ntege nke za Yuda, buvugamo aya magambo. Ahangaha turagenda duhugura tuvuga ingingo zitandukanye cyane ko nkuko nabivuze tugitangira, duteraniye hamwe, ariko twese turi abakozi b'Imana, ariko bakorera mu mashami atandukanye. Muri iki gitabo cy'ibihamya umuzingo wa 2, paji ya 628, hariho amagambo nifuza gusoma. Yo avuga ubwiringirwa ariko ku ngingo ijyaniranye n'amafaranga. Ubwiringirwa ku ngingo ijyaniranye n'amafaranga. Umukozi w'Imana wese abukwiriye kuba ikimenyetso kimuranga. Waba uri umubwiriza butumwa bwiza, waba uri umudiyakoni uyabika, waba uri umwizera uyatanga, nubwo hano tutari kumwe n'abizera, ariko bikwiriye kuba ingingo ituranga. Ndasoma muri iki gitabo cyitwa ibihamya umuzingo wa 2, paji ya 628. Turi ku ngingo yitwa ubwiringirwa mu bakozi b'Imana. Haranditse ngo some of our ministers
are taking advantage of the liberality of our brethren to advantage themselves, and in so doing they are gradually losing their influence. Their example in these things is destroying the confidence of their brethren in them. Ubwo ni mu gihe cya Madamu White yavuze ibyariho mu gihe cye, aravuga ati bamwe muri bene data b'abakozi b'Imana bajya bungukira mu buntu bwa bene data kugira ngo biyungure ubwabo. Iyo bagenje batyo baba barimbuye icyitegerezo cyabo, kandi icyitegerezo cyabo kikayobya abandi, ndetse bakaba barimbuye icyizere abandi bari babafitemo. Ibi bishatse kuvuga iki? Ubwiringirwa kuri buri ntambwe, niba ari mu itorero bwite, niba ari intumwa igiye mu murimo iyo yagiye, niba ari intumwa yatumwe mu nama, niba ari umwizera cyangwa umuyobozi runaka washinzwe guhagararira igikorwa runaka itorero rigomba gukoresha amafaranga, ukwiriye kugikorana ubwiringirwa, ukagikorana kurondereza, ukagikora neza nk'aho ari wowe wikorera. Nuko aya ni amagambo ya Madamu White ahugura abo mu gihe cye. And they are effectually closing the door so that those who really need help and are worthy of it cannot obtain it. Iyo umuntu atabaye umwiringirwa mu murimo w'Imana, biranditswe ngo ntabwo abuza ibyagakozwe gusa, ahubwo ngo abanahemukiye abari bakeneye ubufasha bw'ukuri kugira ngo bitabageraho. Rero imwe indi karite ikenewe cyangwa imiterere ikenewe mu mico y'abakozi b'Imana harimo ubwiringirwa. Ibyo bigomba kuba ikintu kituranga. Mu nkundire mvuge ku ngingo ya gatatu y'ibikenewe kuvugaho, nicyo bita cooperative spirit, gushobokana n'abandi, kumenya gukorana n'abandi. Abakozi b'Imana mu itorero, itorero ntabwo riyoborwa n'umuntu umwe cyangwa babiri cyangwa benshi, tuba turi benshi. Haba harimo abigisha, haba harimo ababwiriza ubutumwa bwiza, haba harimo intumwa zibwiriza ubutumwa bwiza. Ubwo ni mu itorero rimwe haba harimo abadiyakoni n'umukuru w'itorero. Twese muri rusange tuba dukwiriye kugira iki ngiki bita cooperative spirit, mbega kumenya gushobokana n'abandi, umwuka w'ubufatanye. Abadiyakoni ntibakore bapinga umukuru w'itorero, intumwa ntizikore zipinga abayobozi b'itorero, abigisha ntibakore barwanya abadiyakoni, ahubwo uwo mwuka w'ubufatanye kubaho ni karite, ni ikintu cy'ingenzi, nimwe mu miterere isabwa muri buri mukozi w'Imana. Niba muri intumwa ebyiri, iyo mwagiye mu icumbi mugashobokana, niba muri abadiyakoni mu itorero mugashobokana, ntihagire abavuguruza abandi. Nuko ishami ryose mwaba mukoreramo, iyo abantu bafite kino kintu cyitwa cooperative spirit, uwo mwuka w'ubufatanye, itorero ritera imbere, kandi nabo ubwabo abakozi ntibavunika bitewe nuko baba bakoreye hamwe. Mu gitabo cyitwa ibihamya nako umurimo abakozi babwiriza ubutumwa bwiza, ni iki cya gospel workers, mu kinyarwanda cyitwa abakozi babwiriza ubutumwa bwiza. Ndasomamo amagambo make ari ku rupapuro rwa 488. 488 harimo aya magambo, nayo yandikiwe guhugura abakozi b'Imana, abahwiturira kugira uyu mwuka w'ubufatanye. Nubwo turi buze kugira icyigisho cyagutse kiri buvuge kuri iyi ngingo, ariko ibikenewe mu mukozi w'Imana
umukozi w'Imana abaye mwiza afite imibereho iboneye itagira ikindi kibi cyangwa ikizingaranganwa, ariko akaba afite inenge yo kudashobokana n'abandi, nayo ntabwo aba ari nto, yamubuza ubushobozi cyangwa ikamuza kugera ku ntsinzi mu murimo w'Imana. Mu buzima busanzwe akaba ari umwiringirwa, haba mu mibereho ya buri munsi we nk'umuntu. Icya kabiri, mu buzima busanzwe no mu nshingano z'itorero akaba ari umwiringirwa. Icya gatatu, ariko akananirwa gushobokana n'abandi, nabyo byaba ari inenge yamunyaga ubushobozi bwo kuba umukozi w'Imana. Nicyo gituma muri iki gitabo hari aya magambo nifuza gusoma, urupapuro rwa 488 hariho aya magambo. Mwibuke turimo kwiga kwera gukenewe umukozi w'Imana, kwera gukenewe umukozi w'Imana. Haranditse ngo 488 hari ingingo ivuga ngo some workers pull with all the power that God has given them, but they have not yet learned that they should not pull alone. Reka bamwe mu bakozi b'Imana bajya basunika, hano bakoresheje ijambo gukurura, ariko reka nkoreshe gusunika nibwo biri bwumvikane neza. Bajya basunika uyu murimo w'Imana n'imbaraga zose Imana yabahaye, ariko ikosa ryabo nuko batazi yuko batagomba gusunika bonyine. Birumvikana, ushobora gusunika ushyizemo imbaraga zose Imana yaguhaye, ariko wasunika wenyine nta iyi modoka yagera higera. Niyo mpamvu tugomba kwimenyereza gukorana n'abandi. Bishatse kuvuga ngo ushobora gukora ukavunika, abo gusura ukabasura, nibyo, aho kugera ukagerayo, ariko utafatanya n'abandi wasohoza bike ntaho wabigeza, kuko uyu murimo w'Imana ni umutwaro utarangizwa n'umuntu umwe, utarangizwa n'itorero rimwe, utarangizwa n'itorero rimwe. Niyo mpamvu ubufata kumenya gufatanya n'abandi, gushobokana n'abandi mu nshingano ari ikintu cy'ingenzi kugira ngo umurimo ukorwe neza. Hepfo haranditse ngo instead of isolating themselves, let them draw in harmony with their fellow laborers. Aho kugira ngo umuntu yiheze akore wenyine, najya afatanya n'abandi. Unless they do this, their activity will work at the wrong time and in a wrong way. They will often counterwork that which God would have done, and thus their work is worse than waste. Iyo umuntu akoze nubwo yakora cyane, ariko agakora adafatanya n'abandi, agira umusaruro muke akarutwa n'utakoze. Ngo their work is worse than the waste. Bo rero muri buri mukozi w'Imana hakenewemo kugira uyu mutima w'ubufatanye, kugira umwuka wo gufatanya n'abandi, mbega icyo bita gushobokana n'abandi. Uwo mwatumanywe, uwo muyoborana, uri bwigisha undi agakurikiraho, mbega kuzuzanya n'abandi bikwiriye gusengerwa, bigashakwa, kuko ni ireme rituma umurimo ugera ku ntsinzi. Ndakomeza nsome, nsubiye inyuma kuri page yaho, kuri page ibanziriza iyo ngiyo ya 487 ku isubi ya kabiri haranditswe ngo the spasmodic fitful movements of some who claim to be Christians are well represented by the work of a strong but untrained horses. When one pulls forward,
another pulls backward. At the voice of their master, one plunges ahead and the other stands immovable. Imikorere ya bamwe mu bantu b'Imana yagereranywa n'imikorere y'amafarashi y'amanyembaraga ariko ataratojwe. Imikorere y'amafarashi y'amanyembaraga ariko ataratojwe. Iyi imwe kuru yijya imbere, indi kurura igarura inyuma, zagera aho zigera. Icya kabiri, shebuja iyo zikabukiye, imwe iragenda indi gahagarara. Bene iyo miterere umuntu ashobora kuba akunda umurimo w'Imana, umuntu ashobora kuba ari umunyamwete mu murimo w'Imana, ariko atamenya icyo bita gushobokana n'abandi. Bikazatuma abura umubyizi, bigatuma abura umubyizi bitewe n'uko atazi gufatanya n'abandi. Nibyo bavuze ngo imikorere y'umuntu udashobokanye n'abandi, utazi ubufatanye mu murimo, hatitawe ku ishami runaka yabakoreramo, ngo iyo mikorere imeze nk'imikorere y'amafarashi y'amanyembaraga ariko ataratojwe. Iyo shebuja akabukiye, imwe iragenda indi gahagarara. Imwe yakurura ijyana imbere, indi gakurura iganisha inyuma. Nuko ntibigire iyo bigera. Niyo mpamvu icyo bita ubufatanye ni ikintu cyangombwa mu murimo w'Imana. Kumenya gushobokana n'abandi. Utanze igitekerezo ntucyumve ukabyihanganira kugeza igihe uzacyumva. Umwanzuro ugezweho nubwo waba utarawumva, ukawureka ugakomeza ukazaba uwumva. Inama watanze nubwo yatanze kumvwa kandi yari nziza, ukihanganira batayumvise kugeza igihe bazabona yuko wenda iyo bari bemeje atariyo, bakagarukira ya yindi, ariko wowe utahatirije cyangwa ngo wivumbure ngo ubwo mutemeye inama yanjye ntabwo nanjye ndi bubigemo. Mwigeze mubisoma mu gitekerezo cy'umugabo witwa Ahitofeli, wari umujyanama mukuru w'ingabo za Abusalomu zari zigiye gukuraho Dawidi. Ahitofeli ngo yari afite ubwenge buzi gupanga urugamba, ariko ntabwo yari azi ubufatanye. Noneho bamaze kwirukana Dawidi bamukuye ku ngoma, Abusalomu arabahamagara, arabwira ati ingoma yo twayimukuriyeho yahunze, ariko igihe cyose ashobora kugaruka, muraduha nama ki? Ngo atanga inama. Cyokora iyo nama yatanze yari na nziza, niyikurikizwa Abusalomu yari gutsinda urugamba. Ariko kuko ukuboko kw'Imana kwari kubiremo ngo kurogo y'inama, umwami arayishidikanya Abusalomu. Aravuga ati ariko reka duhamagare n'uwitwa Hushayi nawe tumve ibyo atubwira. Hushayi atanga inama inyuranye n'iy'Ahitofeli. Umwami abariyo yemera, abakonvenke yemera iya Hushayi. Cyokora ukuboko kw'Imana kwari kubiremo kugira ngo Dawidi akunda akire. Ariko Ahitofeli akimara kumva yuko inama itemewe, biranditse ngo yaratashye agiwe ategura urugo rwe maze ariyahura bitewe nuko inama yitemewe. Iki rero ni ukubura umwuka w'ubufatanye. Ahari umwuka n'ubufatanye, n'inama yawe ishobora kutemerwa, ariko ntuyihate, ntiwivumbure. Umuntu wigeze wivumburira muri Bibiliya kuko inama yitemewe, n'Ahitofeli abisoresha kwiyahura. Ubwo rero hari n'igihe uba utanze inama nziza, ariko igihe cyayo kitaragera. Ubuntu bw'Imana bwumvisha abo muri kumwe, ntibubumvishe yuko ikwiriye kuko igihe cyayo kitaragera. Iyo hari umwuka w'ubufatanye, ubwo uravuga uti ubw'Imana ntabwo ishatse yuko ari uko dukora, mugakomeza n'ibigezweho. Uwo mwuka w'ubufatanye urakenewe cyane mu bakozi b'Imana. Tukivuga ku mwuka w'ubufatanye, reka tugaruke ku gitekerezo cy'uwitwa Apolo na mugenzi we Pawulo. Pawulo yashinze itorero ry'i Korinto, agerayo arishinga aherutse kuva hitwa Itenaye,
aho yari yarakoresheje ubwenge n'ubuhanga mu kubakonvenka bikanga akabura umusaruro, maze ngo ageze Korinto agambirira kutagira ibindi ababwira keretse Yesu Kristo wabambwe. Ababwira ibya Yesu Kristo wabambwe, barabyumva, barizera, nuko kugeza igihe yabasigiriye. Amaze kubasiga, bagenda baramenye ibya Yesu, ariko ubumenyi buhambaye batarabugeraho bw'ibyanditswe. Apolo baraje arabigisha ibintu bikomeye, baravuga bati dore intumwa ngiyi, dore intumwa ngiyi. Burya Pawulo nawe nta byaza akeneye kwigishwa, ari byo muzya musoma mu gitabo cy'Abakorinto ngo itorero ry'Ikorinto rivukamo ibice. Bamwe baherera baravuga bati turi aba Apolo, abandi bati turi aba Pawulo. Ariko Apolo kuko yarazi umugambi yari afite uwo mwuka w'ubufatanye, we yari yabigishije atazi ko bari bumuyoboke. Yafashe icyemezo kitwigisha agaciro ku mwuka w'ubufatanye, ngo akimara kubona bamukunze, bamushyize hejuru, batangiye gupinga abandi, ngo yabavuyemo ubuzira kuzagaruka. Ngo yagarutse hashize igihe kinini cyane. Reka mbasomera ayo magambo kugira ngo nayo agire icyo atwigisha, haranditse hati muri iki gitabo icyigisho cya 28, muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, icyigisho kivuga ngo Apolo ari ntabwo ari cya 28. Nuko ni subiheruka icyo cyigisho. Reka nsomemo aya magambo kugira ngo atwigishe icyo bita cooperative spirit, uyu mwuka w'ubufatanye, kwirinda ikintu cyose cyatuma hari imikoranire mibi iboneka hagati yawe n'undi mukozi mukorana cyangwa n'abandi bakozi mukorana mu itorero. Ni icyigisho cya 26, ntabwo ari cya 28, ahubwo ni cya 26. Mumvemo aya magambo nyasome. N'ayo magambo niyo subi iheruka icyo cyigisho. Haranditse ngo Paul and Apollo were in perfect harmony. Pawulo na Apollo bo bari bafite ubufatanye busesuye. The latter was disappointed and grieved because of the dissension in the church at Corinth. Nyuma Apollo yababajwe cyane nuko kugera kwe i Korinto byatumye itorero ricikamo ibice. He took no advantage of the preference shown him, nor did he encourage it, but hastily left the field of strife. Ntabwo Apolo akimara kubona yuko bamushyize hejuru, nawe yashatse kubyungukiramo cyangwa ngo abashyigikire muri iyo myumvire, ngo ahubwo yihutiye kubasiga, arahava kugira ngo atabatera inkinya. Birumvikana abana b'Imana, atabatera inkinya. Mu itorero iyo habonetsemo igisa n'ubufatanye buke n'ubwumvikane buke, nubwo haba hari abumva nkawe, uzajye wihutira kudatanga igitekerezo cyawe mu ruhande rumwe, ku buryo byasa nkaho biteye inkinya ukutumvikana mu itorero. Uwo mwuka w'ubufatanye ukenewe muri buri ntumwa, ukenewe muri buri mudiyakoni, ukenewe muri buri mwigisha mu itorero, ukenewe muri buri mukuru w'itorero. Ubwo nibwo ubumwe bw'itorero n'ubufatanye busigasirwa, umurimo ukajya mbere. Nuko he declined and did not again labor there until long afterward, when the church had reached a better spiritual state. Ngo baranamwinginze ngo agaruke i Korinto, Apolo arabyanga, ngo ntiyahagarutse keretse nyuma itorero ryaramaze kugira mu bumwe busesuye. Ibyo bitwigisha ko indi karite ikenewe mu mukozi w'Imana ni ukugira umutima ushobokanye n'abandi. Reka twihutire kureba n'ibindi.
ikindi gikenewe mu bakozi b'Imana ni ukubaha amahame. Bikwiriye kuba bizwi ngo amahame y'ijambo ry'Imana ntabwo uyoroshya. Amahame y'ijambo ry'Imana ntabwo yasuzugura. Nk'umuyobozi ku rwego runaka uriho, wenda uri umudiyakoni, ujye umenyekana nk'umudiyakoni wubaha amahame. Uri umukuru w'itorero, umenyekane nk'umudiyakoni nk'umukuru w'itorero wubaha amahame. Uri intumwa, umenyekane nk'intumwa yubaha amahame. Nuko umuntu wese w'umukozi w'Imana akwiriye kuba umuntu wubaha amahame y'ijambo ry'Imana. Amahame y'ijambo ry'Imana agomba kubahwa kandi umuntu wese akamenyekana ko yazi. Noneho niba ari isabato ukaba wigisha kubaha isabato, kandi nawe haba mu icumburi mu murimo, haba iwawe mu rugo, bikaba bizi yuko isabato yubahwa. Haba mu bakozi bagenzi bawe bakaba bazi yuko isabato yubaha, ku buryo mutaba babiri mu icumbi ngo mugenzi wawe wagiye gusura ibunaka agira imitima ati kandi ubwo ari kuwa nyuma nintinda gutaha mviyo nasuye nshobora gusanga mugenzi wanjye agitetse. Nintinda gutaha mviyo nasuye. Mbega dukwiriye kuba gukiranuka ku ihame. Niba ari ihame ryo kuvura, waba uvura uri wenyine, waba umurwayi ugusanze wawe ngo umuvure, yaba ugusanze ku icumbi ngo umuvure, yaba uvuriye mu itoro muri rusange, ukamenya ngo amahame y'ubuvuzi dukurikiza naya, ukayabumbatira, haba ufatanije n'abandi cyangwa wenyine. Icyo nicyo cyitwa kubaha amahame. Iyo umukozi atinyuka amahame y'ijambo ry'Imana bimukoraho. Iyo umukozi atinyuka amahame y'ijambo ry'Imana bimukoraho. Ngira ngo mwigeze musoma igitekerezo cya Dawidi igihe yahigwaga na Sawuli. Yagize atya arahunga, ubwo yari akiri mu nzira nziza, ntiyahungira ahandi ahubwo ahungira ku mutambyi. Ariko ageze yaramubeshye, aramubwira ati umwami antumye umurimo wikubagaho, kandi umurimo uyantumye ntawe ngomba kuwusobanurira ngo awumenye, nibanga ni uwacu nawe. Nuko arangije Dawidi abuze uko abigenza, umwami abuze uko abigenza, amukorera ibyo yagombaga kumukorera, amuha umutsima n'inkota. Naho Dowegi araho. Ingaruka z'uko kutatira kabeshya mu kintu gito byatumye abatambyi 85 byose bashirira ku nkota, bitewe no kubeshya kwa Dawidi mu kantu koroshye. Bijye byumvikana, umuntu w'Imana ikintu cyose Imana yatubujije tujye twirinda kukirengaho. Nta ujya urengera ihame mu kintu gito ngo bibure ingaruka zirambye, cyane cyane iyo ugikoze uri umuntu w'umuyobozi. Umwanya dusigaranye si mwinshi, reka nihutire gutondagura ibindi. Ikindi gikwiriye kwitabwaho cyane ni ukuba umutampera. Buri mukozi w'Imana wese akwiriye kuba umutampera, kubahiriza ihame ryo kwirinda. Ushobora kuba uri umuntu w'Imana wuzuye umwuka wera, ariko utakubahiriza amahame yo kwirinda, ukazaba igisenzegeri, ubumuga bukazakubuza kurangiza ikivi Imana yaguhaye. Ibi muzabisome mu gitabo cyitwa Inama ku Mirire, urupapuro rw'143, 141 ku isubi ya 3, haranditse ngo nubwo kwirinda bikwiriye umuntu wese, ariko abantu bose bahagaze nk'abakozi b'Imana bakwiriye kubumbatira iri hame inshuro ebyiri. Amasaha yo kurya tuyubahirize nk'abayobozi, haba iwacu mu mago n'ahandi hose twaba turi. Icya kabiri, amahame yose agenga
mbega ikidashobora ni ukuba umukozi utunganye kandi utunganya igihe cyose iri hame ryo kwirinda utariremereza wowe ubwawe. Ikindi dusoma mu ijambo ry'Imana kuri iyi ngingo ko biranditswe ngo umukozi muri icyo gitabo 454 na 53 isubi ya 4. Namwe murabizi ko byanditswe ngo abantu bose batubahiriza iri hame ryo kwirindwa bazakurwa ku murongo w'abakozi b'Imana. Ndetse iyo page iravuga ngo umugabura usuzugura ihame ryo kwirinda ngo azakurwe ku rutonde rw'abigisha, Ntabwo ari byiza kumenyekana nk'umuyobozi ariko utemerera ihame ryo kwirinda cyangwa utajya uriremereza. Bikaba bizwi yuko iwawe nta wahabariza amazi yo kunywa kuko utajya uyateka. Bikaba bizwi ko uryagagura. Bikaba bizwi ko iri hame mbega utariremereza. Ubyo ni ukwinyaga ubushobozi bwo kuba umukozi w'Imana mu mwanya waba ukoreramo wari wo wose. Igiheruka nifuza kuvuga gikenewe muri buri mukozi w'Imana nicyo no kwihangana, kumenya kwihangana. Iyo tuvuze kwihangana byashoboka yuko abantu bakuvuga nabi, byashoboka yuko ugira ingorane. Apana kwihangana nk'ukwa Mose. Hari ibitekerezo bibiri nshaka gusoma kuri Mose. Kimwe ni igihe Abisirayeli baribwaga n'inzoka, ngo nabo bari bazi kwihangana kwe bakanamuzazanya, ariko bazi ngo nta muvumo ari bubasabire, cyangwa ngo bazi ngo nta muvumo yadusabira. Niyo mpamvu muri iki gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, igitabo ni mu cyigisho kivuga ngo urugendo rwo kuzenguruka Edomu, ubwo ni cya gihe inzoka zabaryaga. Reka nsomemo agasubi gake kuko ndabona amasaha arimo kugenda cyane. Haranditse ngo cya gihe inzoka zabaryaga harimo ijambo nifuza ko muzirikana rigaragaza kwihangana kwa Mose ariko gukwiriye muri buri muntu w'Imana. Haranditse hati ni icyigisho cya 38. Haranditse ngo the people now humbled themselves before God and they came to Moses with their confession and entreaties. We have sinned, they said, for we have spoken against the Lord and against thee. Abantu biyaciye bugufi bamaze kuribwa n'inzoka baza imbere ya Mose batura bamwinginga ngo twacumuye kuko twavuze Imana nabi nawe tukakuvuga nabi. Nuko wumva ubusobanuro bwo hepfo. Only a little before they had accused him of being their worst enemy and the cause of all their distress and afflictions. Mukanya gato nibo bari kumurega ko ari we mwanzi wabo ruharwa kandi ko ari we nyirabayazana w'imibabaro byose n'ibyago byabagwiriraga. But even when their words were upon their lips, they knew that their charge was false. Ariko n'igihe babivugaga burya bari bazi ngo turamubeshyera. Bari babizi. Bari babizi ngo turamubeshyera. And as soon as real trouble came, they fled to him as the only one who could intercede with God for them. Noneho ibyo akaga kanyako kabagezeho, uwo baregaga ko ari we mwanzi wabo ruharwa na nyirabayazana w'ingorane zabo, baba ari we bahungiraho ngo bakize ka kandi kanyako. Birakwiriye ko abizera bakumenya batyo. Hari itoro nigeze nsura ariko si muri iki gihugu, sanga y'umuyobozi we yari yarateye intambwe mu kwizera arusha abandi. Amaze gusumba abandi
nitoro riri ahantu ku kiyaga niriya muri Zambia kuri Tanganyika. Bemeye ubutumwa bwiza ariko bananirwa kureka amafi. Uwo mukuru w'itorero ubatera intambwe arayareka n'abandi bake. Babandi b'abanyantege nke bananiwe kuyareka, bababazwa nuko ateye intambwe isumbi yabo. Umunsi umwe ararwara. Arwaye barikora bajya kumusura, baramubwira bati niyo wigize nuko warese amafi. Icyambabaje arivumbura ngo bamuneguye arekeraho kuzajya gusenga. Urumva yari afite impamvu ihagije. Dukwiriye kwihangana nko kwa Mose. Bamureze ibinyoma nabo babizi ngo nagahinda n'uburakari, ariko ntabwo ibyo tumurega ari byo. Bamurega akaga ntako bafite, bakagize kanyako bamuhungiraho ngo batabare. Dukwiriye kugira kwihangana nabizera bacu bakuzi ku buryo banatumenyera, bakavuga bati nshatse namwisiri bangaho ntacyo yankora. Atewe inkinya n'ubukiranutse no kwihangana kuziho. Akikunguza ati sindi bujye gusenga ndabizi baraza kunsura. Burya ku ruhande rw'umwizera ibyo ni bibi, ariko ku ruhande rw'umuyobozi nibyo. Umwizera akikunguza ariko azi ngo nubwo nibabona ntaje baraza, kandi koko mukagenza mute mukagenda. Uko kwihangana abayobozi bakwiriye abizera bakwiriye kutukumenyaho, bakavuga bati burya niyo nikunguje baranaza. Nuko tukazabakosora, ariko nabo batuzi ko kwihangana. Ariko muzi ngo Abisirayeli babeshere Mose ngo yisha abantu b'Imana cyagiye ku bwa Kora. Maze Uwiteka ambwire ngo igirayo mbasembe mbamare. Mose akanga kwigirayo, ari we babesheye. Uwiteka birenga habateza mugiga Mose atarigirayo. Mose ati nanjye simva imbere y'ihema ry'ibonaniro, akomeza kubasengera. Abwira Aroni ati huta icyotero cyawe ujye kubahongerera. Ngaho mbwira ari wowe abizera bahemukiye batyo, bakazajya bavuga ngo ntabwo tumushaka naveho, bakazajya bakurwanya. Izo mbaraga wowe zivuga ngo mushyire wo mushaka, si bari benshi wagira vuba. Ariko Mose yaranze, akomeza kwihangana. Imana iduhe iyi miterere ikwiriye muyobozi kugira ngo tugire imibereho yera irangwa n'amayisha n'imibereho iboneye, ubunyangamugayo n'ubwiringirwa bibi ikimenyetso kituranga. Amahame y'Imana tuyaremereze kuri buri ntambwe. Ikindi cya kabiri tugire kwihangana mu izina rya Yesu. Amen. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, buwembura imitima yari yarabye, bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu, ubwo imibereho igahinduka misha, hashingwa umushinga wo kunezeza abandi.